Ubuzima ni impano, ariko intego niyo ituma iyo mpano igira agaciro. Akenshi rero hari abantu benshi nzi babayeho bafite intego, ubuzima bwabo burahinduka. Hari abantu benshi nzi babayeho bafite intego, birangira bageze ku ntambwe cyangwa se ku mihigo bihaye. Mu buzima bwacu rero duhura n'ibintu byinshi bitandukanye. Hari ubuzima ushobora kubamo ukumva ko ari ubuzima bushariye bitewe na situation. Hari n'igihe ushobora kubamo ukumva yuko ari igihe cy'imibabaro gusa. Ariko hari n'igihe ushobora kuba ukumva uri wa muntu wenyine wanzwe, ukumva uri wa muntu watawe, ukumva uri wa muntu wenyine isi yikaragiye hejuru. Ariko ndakubwiza ukuri, burya ubuzima ugomba kububamo nk'intego. Ubuzima nubwo ari impano, ariko burya intego niyo ituma ubwo buzima bugira agaciro. Iyo udafite intego, byanga bikunda at the end birangira ubaye umuntu udafite icyo yimarira. Buri muntu wese muri we afite impano muri we, kandi akagira n'intego, akagira n'impamvu yo kubaho. Ariko hari igihe uba muri situation runaka, ukaba mu buzima runaka, ukumva ufite ibibazo kurusha abandi. Ukaba muri situation runaka, ukumva ni wowe wenyine ufite ibibazo. Ariko ndagira ngo mubwire ngo igihe cyose waba urimo cyangwa se ubuzima waba urimo, bwose burya bugira step ugomba kubamo. Icy'ingenzi ni uko wowe ugomba kugira intego y'ubuzima bwawe. Ubundi hari ingingo byibura cyangwa se hari ingamba 5 umuntu yakwiha mu buzima kugira ngo abashe kubaho neza nezerewe muri ubu buzima, agire ubuzima bufite icyerekezo. Ingingo ya mbere, kwigirira icyizere. Ushobora kuba uri umukobwa watawe, cyangwa se ukaba uri umukobwa ufite ubushobozi buke, cyangwa se ukaba uri umukobwa wahuye n'ikibazo runaka kikwerekeyeho, ugasanga icyizere cyawe cyaratakaye, ugasanga ubuzima ubayemo, ugasanga imibereho ubayemo, ugasanga ni igihe gituma cyane uguma hasi y'abantu. Abantu ntibakubona, abantu bakakubura neza, abantu bakubona bakatangira gutekereza icyo uri cyo wowe. Ariko burya icyo ushaka kukubwira ni iki: nta muntu Imana yaremye idafite umugambi. Yakuremye kugira ngo igire icyo uzakemura, kandi ugire uburyo uzabaho, ugire abo uzafasha, ugire cyane cyane umusaruro ugaragara uzahereza abandi. Tugomba kubaho kugira ngo tubashe kubaka igihugu, tubashe kubaho neza, ndetse tunateze imbere igihugu cyacu muri rusange. Ubuzima rero iyo ufite kwigira, byanga bikunda ntabwo usubizwa inyuma n'amateka, ahubwo byanga bikunda ibihe byose ucamo birangira wowe ubwawe wongeye kwishakamo izindi mbaraga zikwereka yuko nta wundi muntu uzakubaka, bikwereka yuko nta wundi muntu uzagira icyo akumarira, bikwereka ko nta wundi muntu uzaza iwawe kugira ngo aguhe umurongo ngenderwaho kugira ngo ubashe kubaho. Ahubwo ni ukugira ngo umenye yuko nta wundi muntu ufite uruhare mu iterambere ryawe, ahubwo ni wowe ubwawe ku giti cyawe. Niba ari ubwa mbere twumvise, ndagira ngo ukande subscribe kugira ngo utaha iki kiganiro cye kikugeraho 5/5. Ingingo ya kabiri, gutinyuka. Gutinyuka rwose aho waba uri hose ufite ubushobozi. Twabonye ko burya ikintu cya mbere ari impano y'ubuzima umuntu afite. Iyo ufite ubuzima rero birashoboka ko ushobora gutinyuka ugahera hasi, ugahera ku bintu bike, ugahera ku buzima budashimishije nk'ubwo wifuza. Muri make ugahera mu bintu bikomeye, ariko bijya kurangira byanga bikunda nyuma y'umwaka umwe, nyuma y'imyaka 2, bijya kurangira nawe maje kubona icyerekezo. Ubona icyerekezo rero ni ibintu bifondwa n'umuntu, ni ibintu bituruka muri we ndani. Agomba kugira ingamba, agomba kugira ibyo yiha n'ibyo yibuza kugira ngo abashe gushyika ku ntego yihaye. Ingingo ya gatatu, kumenya ukuriwe. Abantu benshi bahura n'ikibazo cyane, ugasanga kubaho kwe kwese gushingiye ku bantu, ukumva ubuzima bwe bwose bushingiye ku bantu, agaha abandi ibyizere cyane kuruta uko yiyizera. Ariko burya kugira ngo ubashe kuba muri ubu buzima ufite ibyishimo,
kugira ngo uzabeho neza ejo hazaza ufite ibyishimo muri wowe, icya mbere ugomba kumenya uwo uri we. Kumenya uwo uri we bizaguha motivasiyo yo gukora cyane. Kumenya uwo uri we bizaguha motivasiyo yo kureba kure, kuko nta wundi muntu uzagira icyo akugezaho uretse wowe. Ariko numenya uwo uri we, ukamenya icyo uri cyo, uzamenya n'icyo ushaka. Bajya bavuga ngo utazi ahava ntabwo amenya ahajya. Muri make, umuntu utiyizi neza nta nubwo amenya n'imbere ajya, ahantu ajya. Ikiza rero ni uko wamenya uwo uri we mbere na mbere, kugira ngo umenye uwo uri we bikaguha ingamba n'imyanzuro yo gushakisha kuzabaho ejo hazaza no guhindura ubuzima bwawe. Ingingo ya 4, gushishoza. Abantu benshi tugwa mu kigare bitewe n'inshuti tujyana nazo, bitewe n'inshuti tubana nazo, bitewe n'imiryango tubamo. Ariko burya ikintu cya mbere ugomba kuba ufite ni ugushishoza muri wowe, ukagira imbaraga, ugakomera, ukareba mbere y'uko ugira icyo ukora, ukabanza ugatekereza, ukareba neza, ugashishoza. Niba ugiye gukora ikintu, mbere y'uko ukora ikintu ukabanza ugashishoza, ukavuga uti iki kintu niki kizavuka muri iki kintu ugiye gukora. Gushishoza rero bisaba, niba ushaka gushaka inshuti, ushishoze inshuti zihwanye n'ibyo wifuza, ushushanye inshuti zifite icyerekezo nk'icyawe, ushushanye inshuti zizagufasha gushyika ejo hazaza heza washatse. Kuko imbere harategurwa, ntabwo imbere ari impano duhabwa, ahubwo imbere ni uburyo utegura, ni uburyo wahateguye, byanga bikunda ukiragiza Imana, ubundi ikagufasha, ikaguha ubugingo, bigatuma ejo hazaza hawe haba heza. Kubaho neza rero, cyangwa se ubuzima bufite icyerekezo, akenshi abantu twibeshya yuko ari ikintu tuzahabwa nk'Imana, abantu twibeshya yuko ari ikintu tuzahabwa nka gift. Ariko reka nkubwize ukuri, ntabwo ubuzima bw'ejo hazaza ari gift tuzahabwa n'umuntu. Ushobora kuba uri hanze mu gihugu runaka, dushimira cyane abadiaspora bakomeje kudukurikirana cyane kuri iyi channel. Ariko iyi channel kimwe n'uko twatangiye tubivuga, ubuzima bufite intego, turagira ngo buri muntu wese ahantu ari agomba kugira icyifuzo, agomba kugira umwanzuro, akumva yuko ashaka guhindura ubuzima, akumva yuko ashaka kuva mu byo arimo, akumva yuko ashaka gushaka ejo hazaza, akumva yuko ashaka gufunga ubuzima butandukanye n'ubw'uyu munsi. Uyu munsi ushobora kuba ufite imyaka runaka, iyo ufite ukaba ufite ubutunzi runaka, ariko nanone kuba ufite ubutunzi runaka ntibivuga ngo ntabwo ukeneye intego. Ukeneye ingamba n'intego kugira ngo ejo hazaza ubwo butunzi bwawe bubashe gutera imbere, bubashe kugira abo bugirira umumaro. Tugomba kubaho turi abantu bafitiye igihugu umumaro. Igihugu cyose uvukamo, igihugu cyose uturukamo, nukumve yuko uzakomeza uri umutwaro ku gihugu, nukumve yuko uzaba umutwaro w'igihugu cyangwa se w'umuryango. Hari igihe kigera wizeye imiryango, hari igihe kigera wumva yuko uzafashwa n'imiryango, bikarangira imiryango ikuretse, bikarangira usigaye wenyine. Hahandi ushaka ubufasha ukabura n'umuntu umwe ugufasha, hahandi ushaka umuntu ukwitaho, bikarangira n'uwo wizeraga guhemukiye. Mu magambo make, ni uko wagira intego muri wowe, ukumva yuko kubaho kwawe neza ari wowe bizaturuka. Iterambere rero burya rituruka mu muntu imbere, ntabwo iterambere rituruka mu muntu inyuma. Niyo wafata umuntu ukamuhemba miliyoni 100 ku kwezi, ariko muri we nta terambere ribamo muri we imbere, ndakubwiza ukuri, at the end bijya kurangira n'ubundi ategeye ibiganza abamuhaga amafaranga. Bijya kurangira bya bindi byose bimuciye mu ntoki. Akenshi ko tubona amazi atemba, ni nako amafaranga cyangwa se ubutunzi butemba ku muntu udafite icyerekezo, ku muntu udafite icyerekezo muri we. Niko niko ubutunzi bugenda ku muntu muri udafite ingamba. Muri iyi minsi iki gihugu cyacu cyangwa se umugabane wacu, iyi si yacu, dufite urubyiruko rwinshi rukeneye ubuzima bwiza, dufite urubyiruko rwinshi dukeneye kubaho neza ejo hazaza. Ntabwo dukwiye gutinzwa cyane n'amateka yahashize ngo bitubere inzitizi zo kugera ku byiza, ahubwo amateka yahashize agomba kutubera inyigisho zo gushakisha ubuzima bwiza bw'ejo hazaza. Rero aho waba uri hose birashoboka ko ushobora guhindura ubuzima bwawe. Aho waba uri hose birashoboka ko ushobora kubaho neza mu buzima bwawe, uramutse ugize ubuzima bufite icyerekezo, uramutse ugize ubuzima bufite intego. Twabonye yuko burya buri muntu wese afite impano muri we. Hari impano muri wowe igomba kugutunga, hari impano muri wowe igomba kukubeshaho neza. Ariko umuntu utazi neza burya impano imurimo
nuko wa muntu atiyizi neza. So reka tubanze twigarukeho, tubanze twirebe kugira ngo tubashe kubaho neza. Ndabashimiye. Iyi ni Baho TV nk'uko bisanzwe, ikiganiro nk'iki ngiki muzajya mugikurikirana buri cyumweru, ariko aho waba uri hose kanda subscribe kugira ngo iki kiganiro byibura kijye kigera ku bantu benshi, kijye kigera ku bantu batandukanye, ukande like kugira ngo twereke ko dukurikiye. Kandi ikindi cya kabiri, comment rwose zirakenewe, dukeneye kuganira namwe uko ikiganiro wacyakiriye, icyo wungutsemo n'inama waduha, kuko natwe dukeneye inama zawe kugira ngo tubashe kubaho neza. Turi hano kugira ngo dufatanye rero kubaka isi, turi hano kugira ngo dufatanye kubaka igihugu, turi hano kugira ngo dufatanye kwiyubaka ubwacu, wowe nanjye kugira ngo tubashe kwiyubaka, kuko twembi turakeneranye kugira ngo tubashe kwiyubaka. Ndagukeneye cyane, ariko nawe urankeneye kugira ngo ejo hazaza hacu habe heza. Dukeneye kwiga no kwigira ku mateka y'abatubanjirije, ariko tugafata umwanzuro n'ingamba zo kuba ejo hazaza, tukagira ibintu duhindura byinshi. Ciao, ndabashimiye nk'uko bisanzwe. Iyi ni Baho TV, ubutaha tuzasubira ubutaha.